Tubahaye ikaze abakunzi ba Groupe Nayote. Uyu ni wa mwanya turi kwakiramo abanyeshuri kugira baduhe ku mpamba bakuye ku ishuri mu gihe bari baragiye ku masomo, ndetse ni umwanya turi guha ikaze bamwe mu bamambure ba Groupe Nayote. Turabakiriye, murakaza neza. Tugiye guha ikaze uyu muntu mubona imbere ya kamera zacu kugira ngo abasuhuze, abibwire. Namara kubibwira turaza gusenga Imana kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Byiringiro Theogene. Nk'uko yarabivuze, ndi umunyeshuri umwaka wa kabiri, niga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, niga ubuvuzi rusange mu ndimi z'amahanga, iyo twita medicine. Rero ikindi nababwira ni uko ndi umukristo, ndakijijwe, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ikindi nayo ndi umwe mu bagize Groupe Nayote. Rero nishimiye kongera kugaruka mu rugo. Murakoze, Imana ikomeze kumushimisha cyane. Murakoze cyane rwose. Ndabona mwaragiye mubyibuhiramo. Ubwiza bwahuye no kwisiga, kandi koko nk'umuntu w'umukozi w'Imana nta mpamvu zo kuganya kuko Kristo yarishyuye. Watangira usenga Imana noneho tugakomeza n'ikiganiro. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Turagushimiye Mwami Imana, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye ko warinze bagenzi banjye, kandi ndagushimiye ko wandinze ukomeye ko mbere yuko dushyika n'amahoro n'ushimwe. Data muzima, tugushimiye umurimo wakoreye Igorogota. Turagushimiye ko kwizera umwana wawe twahindutse abakristo n'ubishimirwe. Umwanya nk'uyu rero tugiye kuganira, ariko nyemera nituganira ntazi kuba ari twebwe, ahubwo reka imbaraga zawe, Mwuka wawe wera aze abe hano Imana. Ibyo dukora byose bigiye gutuma tutwishyira hejuru, ahubwo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Rero turaguhamagaye nk'Imana uzana ku kiganiro cyacu. Urakoze, twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane Bwana Byiringiro. Murakoze cyane. Uri umuganga. Yego. Ubu urikoraho rikaka. Haracyari kare, ndi kubyitegura ku myaka iri imbere, nzaba ndi umuganga, gusa nditegura kuzaba wawe. Imana izagushyigikire, kuko abaganga ni bamwe mu bafasha Imana kongera kurama. Hari ibikorwa rwose mukora bikadukora ku mutima, kandi bikanatuma n'Imana yishima. Murakoze cyane. Rero ngira ngo twari tubabaje amakuru y'aho mwigira, uko bimeze, uko iki gihe cyashize, uko byagenze. Amanota mwarayabonye? Ariko amanota hari ataraza, ariko ayagiye aza. Kubera kose Imana yagiye ibana natwe, nta kibazo cyane. Hari icyo dukunze kubaza bamwe mu banyeshuri, ugasanga arakopeye kandi ari umukristo. Nimba ayo manota yayashimamo Imana ko yayamuhaye, niba yabigenza ate simbize. Wowe ubyumvaho ute kuri icyo cyo gukopera kandi umuntu ari umukristo? Murakoze cyane. Hari ibyaha bimwe na bimwe abantu bagiye beza bumva yuko atari icyaha, ariko mu by'ukuri njye nk'umukristo, nishe se umukristo, gukopera ni icyaha, nta nubwo bikwiriye kuturanga nk'abakristo. Rero hari ubwo umuntu wenda ageraho ubone ko amasomo amukomereye agashaka kwicira inzira, ariko najya ngo mbibutse yuko uhereye cyangwa tukiri abana batoya, Imana yagiye ibana natwe, iradutsindishiriza tutakopeye. Rero iyo ukopeye abinagaragaza yuko utizeye Imana. Rero nk'abakristo nibizera Imana, dukwiye kwizera Imana, twizere ko uko biri kose Imana niyo nyine igenda ibana n'abantu bayo. Rero gukopera ni icyaha, ntabwo ari byiza ku bakristo, nubwo bamwe na bamwe bumva yuko umuntu adakopeye ahubwo ari nkaho ngo aba abuze ubwenge, ari nkagize gute. Ariko ku muntu uzi umwami akorera, ku muntu ushaka gucyaha ku Mana, gukopera ntabwo ari byo. Gukopera ni icyaha. Murakoze cyane. Imana niguha umugisha, urubyiruko rwumvireho cyane, kuko nibyerekana yuko ari icyaha. Muri kaminuza iyo bagufashe, ndetse n'ahandi hose hari amategeko abihana. Ubwo rero banyeshuri cyane cyane ab'abakristo, kuko ngira ngo niyo ufashwe wakopeye uri umukristo uba ushebeje Imana, aho kujya wibera ambasaderi. Ubwo rero bumvireho. Hanyuma rero uje mu cyaro, ni iki wabonye gishya hano mu cyaro?
murakoze cyane. Ibishya byo ni byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyo umuntu agarutse inaha asanga ibintu byagiye bihinduka, ahari wenda abantu bashya, abantu bari kubaka amazu, ariko nanone n'abandi baturage basanzwe urabona abantu bagiye beza imyaka, cyane cyane nyine inaha ni ahantu h'ubuhinzi. Rero ikintu ndi kubona nyine heza ibirayi, hari akazuba kenshi cyane ariko kanavanze n'umuyaga. Rero mu cyaro ibintu ndabona ni byiza cyane. amen. Turasaba Imana kugira ngo ikomeze idufashe muri ibi bihe, imyaka ireze, ariko ntihabe guhaga by'imibiri gusa, ahubwo habeho no gucengerwa n'ijambo. Yego rwose. Bwana Byiringiro, hari ijambo nk'umuntu w'umukristo wabwira abadukurikiye rigufasha, ryabera urubyiruko impamba muri iki gihe cya vakanse, ndetse bigafasha n'undi wese waba waryumvishe? Twaguha umwanya noneho ukaritugezaho, Imana igushyigikira. Murakoze cyane. Mwarimu bivuze, nk'abakristo nyine ibyanditswe byera aba ari byinshi cyane cyane, yuko Dawidi igeze avuga yuko ngo yabikiye ijambo ry'Imana ku mutima kugira ngo atayicumuraho. aranyabaga yuko ijambo ry'Imana ngo nitabaza rimurikira ibirenge. Rero biragoye guhita umuntu avuga ijambo rimwe gusa, amagambo ni menshi. Gusa ijambo ry'Imana riri mu rwandiko Pawulo rwandikiraga itorero ry'i Roma, igice cya 8 umurongo wa 32. Ntabwo ndi buze kurivuga wenda nk'uko ryanditse ko ntari kurisoma, ariko ndagerageza ndicemo. Yarababwiye, aravuga ngo ubwo Imana itimanye Yesu ikamuduhana ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Mu yandi magambo, Pawulo hano uko biri kose hari uko yari abonye bameze, ariko mu buryo bwo kubahumuriza, mu buryo bwo kubakomeza, avuga ngo ubwo Imana itimanye Yesu ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Nk'abakristo hari ubwo twebwe duhana ibintu bikomeye cyane, bimwe na bikaba byatuma tunaba no ku Mana, ariko ndagira ngo twongere twibuke yuko Imana ni umubyeyi wacu, Imana iradukunda. Rero Imana yatanze Kristo ni umwana w'ikinege. Kristo we ngo yabonye yuko kubana n'Imana atari byo kugundirwa, asiga ubwiza n'icyubahiro, aza mu isi kugira ngo aducungure. Ndagira ngo mwumvishe ko Kristo ni uw'agaciro ku Mana akomeye cyane, ni umwana w'Imana. Rero Imana yaramutanze, Imana yaduhaye Kristo gatuma n'ubugingo n'ibindi byose. Hari ibintu itaduhana byo bitandukanye, ariko nagira ngo mubwire yuko ubwo Imana itanze kuduha Yesu, n'ibindi byose tubiramo, ibyo tubona biruje, ibyo tubona dukomeye, ni iby'igihe gito cyane. Nagira ngo mubwire yuko Kristo niwe twari dukeneye kuruta ibindi byose. Rero nk'abakristo, abantu twakiriye Kristo, twongeye tugire Imana icyizere. Uko biri kose, Imana idatwa twese, ni umubyeyi wacu kandi dukunda. Hanyuma akandi kantu nababwira, nk'abakristo hari ikintu tugomba kuzirikana, abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana muri Yohana yatanze Yesu kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ahubwo azabone ubugingo buhoraho. Nanone ijambo ry'Imana muri Matayo 5:8 hatubwira yuko hahirwa abantu bafite imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Mu nzandiko Yohana yaranditse avuga ngo twahindutse abana b'Imana. Aravuga ngo abantu bafite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru, bafite ibyiringiro byo kuzabona Imana iboneze nk'uko Imana nk'uko nayo iboneye. Rero nk'abakristo, abantu twakiriye Yesu, abantu twizeye yuko tuzajya mu ijuru, biradukwiriye yuko mu nzira zacu muri iyi si tubamo dukwiye kubaho, ariko tukabaho twibuka yuko Imana itubwiye ko dukwiye kubaho ubuzima buboneye. Turi ku isi nk'abakristo, turi abambasaderi tugomba kuba ambasaderi w'Imana. Rero ubuzima bwacu uko tubaho mu buzima bwa buri munsi bikerekana umurimo Yesu yakoreye muri twebwe. Kandi magambo menshi tuvuga yuko ntabwo bidukwiriye yuko nk'abantu bamenye Imana, abantu bakiriye Yesu Kristo, dukwiye kugenda nk'abandi bose. Dukwiye kumenya yuko turi abana b'Imana, kandi dukwiye kubaho ubuzima bwejeje. Hanyuma ku kintu cyo kwezwa, hari abantu batabyumva, gusa njyewe icyo navuga cyo, Umwuka Wera niwe udushoboza. Yesu ugeze abwira abigishwa be, arababwira ngo muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namurikira. Rero uwo mwuka arahari, azakwemerera Imana ikatuyobora, niyo izadushoboza kubaho ubuzima buyikiranukiye, ubuzima buboneye. Rero ni byinshi cyane twavugaho, ko ijambo ry'Imana ryo ni byinshi cyane, gusa muri uyu mwanya twifuza kubabwira icya mbere, uko twabihereyeho, ni uko Imana idata twese, ni umubyeyi wacu. Rero ubwo Imana itanze kuduha Yesu Kristo, n'ibindi byose irabizi yuko tubikeneye. Ikindi nasorezaho, nk'abakristo tugamenya yuko twakijijwe, tukabaho ubuzima bwizera Imana, tukabaho ubuzima bucyanikira Imana, ubuzima buvuga ubutumwa, kugira ngo
n'abatarizera nibatureba bahere ko bahindukire kubwo ingeso zacu tureke gusa mu magambo ahubwo turi mu bikorwa byacu. Murakoze, Imana ihomisha myinshi cyane. Urakoze cyane kutugezaho ijambo ryiza. Nicyo gikwiriye ko umukristo umubona ntaba ari we ubivuga, ahubwo yaba ingendo ye, yaba imvugo ye n'indoro ye, ukaba ubibonamo Kristo. Ibi byabaye ku mugabo umwe bita Petero, aho bafataga Yesu bamukubita, nawe ubwe babona ingeso ze n'imigirire ye, bakavuga ngo uyu nguyu nawe ni umwe nawe. Icyo rero hari icyo cyari kivuze, niko n'abakristo tugomba kuba turi, atari ukubyivugira, ahubwo imvugo, ingendo, imikorere byose bigaragaza Kristo. Imana rero nibaha umugisha, kandi muzagubwe neza muri iyi vakanse. Iki kiganiro abazacyumva mu by'ukuri bizabafashe. Ngira ngo hari byinshi mugiye gukora, si ugusenga gusa, ahubwo no gukoresha amaboko yanyu nabyo bigiye kwiyongera, kuko kuruhuka ntabwo ari ukwicara, ahubwo ni uguhinduranya umurimo. Imana rero iguha umugisha. N'abadukurikiye, Imana ibaha umugisha. Bazakurikirana ubu butumwa, Imana izabaha umugisha, kandi muzahahe muronke, murakagira Imana n'amafaranga. Amen.